uno munsi tugiye gukomeza na long term mastery and sustaining growth. The journey continues. Urugendo ruracyakomeje. Discipline ntabwo ihagarara ku gihe gito, ni urugendo rw'igihe kirekire uruta uko ubyumva. Buri gihe umuntu uhitamo kwitoza aragenda abona identity ye ikura, confidence ndetse ikomeza. Niyo yaba ari umu content creators, confidence kuri kamera biragenda bihindagurika bitewe nuko yatangiye. Ubushobozi bwo guhangana n'ibigeragezo burarushaho kwiyongera, birarusha kuba growing up. Gutsinda ibigeragezo mu buzima uragenda ubishyira ku ruhande kubera discipline iri kugenda ikura. Uyu munsi tugiye kureba ukuntu ushobora guhora utera imbere, uko pera 5 zishobora kugufasha mu myaka myinshi, uko discipline iba habit ndetse na lifestyle mu buzima bwawe bwa buri munsi. Rero building a long term routine, cyo nicyo kintu cya mbere. Routine niyo shingiro y'igihe kirekire. Ntibivuze gukora ibintu byinshi icyarimwe, ntibivuze gukomeza micro action buri munsi. Urugero, nk'umukinnyi akora drills imwe buri munsi, umushoferi yiga skills nshya mu minota 15 ya buri munsi, creators akora content niyo nta motivation afite cyangwa se iri no hasi. Ariko hano ikintu routine tubwira ni ukuvuga ati bya bintu byawe watangiye uno munsi bikore buri munsi uko umunsi wawe upanze, activities zawe za buri munsi ukuntu zimeze aba ariko uzikurikirana paka ujye uzikora buri munsi uko byagenda kose. Ya routine yawe uzayubaka ibe strong kandi bizagufasha kurushaho. Discipline rero igenda ikora bucece buhoro buhoro abantu batabibona, ariko compound effect ya nyayo iragenda ikagera hehe, ikagera kure. Kuko kwa kugenda utangira buhoro buhoro, ukora gahoro utangira akantu kamwe ka micro action yagakorwa koroheje kari simple, ariko ukajya ugakora buri munsi. Ibyo bizatuma ugera kure, ibyo bizatuma destination yawe ndetse na direction yawe ubifungura, bitume ugera kure kurushaho. Ikindi nakubwira cya kabiri ni environment and self control in long run. Mu rugendo rurerure, bishyire mu rugendo rurerure. Environment, ba bantu bose ahuri ndetse n'ibintu bikuzengurutse bigufashe, bibyaza umusaruro. Ntubumbe uwo kuba ubana n'abantu bakabaye bagushyigikira, ntubabyaza umusaruro. Izo environment yibyaza umusaruro ikugeze kure. Self control, basha nawe noneho ikindi kikurikiyeho ubasha kwihangana, temptation zawe zibe nyinshi, kuko nutabasha kwihangana ndetse no kwikontorora, ibyo bizakubera ikibazo gikomeye cyane kurusha ibindi byose, kuko nta muntu ufite intego ushaka kugera ku kintu ashaka kuzageraho utabasha kwihangana. Urugero, hano dushobora kubona nk'umukinnyi ahitamo abakorana nabo bafite vision nk'iyi kugira ngo azagere kuri icyo yiyemeje. Rero nawe hitamo abantu muzagendana, inshuti zizakuba hafi igihe wahuye n'ikibazo. Ndetse umushoferi akuraho ziriya distraction igihe atwaye nk'imodoka ari ku rugendo. Nta social media aba agomba kujyaho, kuko zishobora gutuma direction ye yangirika, ugasanga ahuye n'impanuka. Ndetse n'umuntu uwo ari we wese kwita ku byo akora ndetse n'ibyo akoresha buri gihe ni ikintu cyiza kurusha ibindi, kuko ubuze ukuntu ibintu byawe bikontorora, ubuze ukuntu ibintu byawe bipanze, ubasha kubimasteringa. Kavuga ati ndanyura aha, ndaca aha ngaha, ntago ndi buhure n'inshuti ngo zihite zinyobya zinjyane mu byo ntateguye. No. Rero icyo ino pira ya kabiri yatwigisha, discipline iba automatic.
ikaba ihamye. Kandi ibi byose ntibisaba motivation, ahubwo bisaba kuba ufite discipline, kuba ufite ibintu byawe bipanze, kuba ubasha gukora niyo nta mbaraga ufite, kuba ubasha guhangana. Kavuga ati nubwo no munsi ntazo mfite, reka mbikore bitewe nuko nabiteguye. Kandi icyo bita purpose ikubakira icyo bita right, guiding your rights. Purpose, guiding your rights. Consistency ni uko ukora discipline ikagenda ikomera mu gihe kirekire, ukazaba umuntu ufite discipline ihamye, ikomeye, ifatika, yumvikana. Urugero nk'umu content creator, buri content agira purpose yayo. Abagomba kuba afite uko ayikora buri munsi. Umukinnyi nawe afite routine ihoraho, vision yo gutsinda, kwitoza n'igihe performance yiwe yagabanutse kugira ngo yongere agaruke mu mavuta. Iyi pira igomba kutwigisha rero kuba ibintu byawe bikora ukaba automatically, niyo na challenges zirimo ziraza, ariko ukavuga ati ndahangana, ndahatana kugira ngo mbashe gutsinda izo challenges. Ahubwo ukumva ko discipline yari iri buhita ibikora, igahita iba automatically ikabishyira mu bikorwa. Icyo nakubwira ni compound effects ndetse and identity. Micro action wongeyeho consistency ndetse na purpose. Ibi bizatuma wa muntu uriwe ugomba kuzaba wewe bikomera, biba strong. Identity yawe igakomera, ikarushaho. Uko uhoraho, uko discipline yawe iba lifestyle, niko mu mentally yawe nayo igenda ihindagurika. Ukubonye wese akakwibazaho, ukubonye akavuga ati there is changes ko byagenda kose. Urugero nka Cristiano Ronaldo, habits ze buhoro buhoro zirahindagurika, identity ye nayo ikagenda yaguka. Nose ubona Reba yahereyeho hariya kiriho kubera ya discipline ye, rero iragenda ikamupushinga, ikagenda ituma akura agenda yaguka. Identity ya wa muntu uri wa muntu ubona we, ibintu bye byose yaba ari value yaba ari price byose bikazamuka. Urundi rugero ni Kylian Mbappe, rutini ye ihamye imurinda gucika intege. Niyo nta gitego ari kubona ari karapushinga agakomeza agahangana, bigatuma adacika intege. Content creator apostinga buri Saturdays. Identity ni umuntu ukora discipline, wa muntu uriwe n'ugomba kuba we, ni gukora ukoresheje discipline. Ibintu byawe bikaba biri kuri line, biri ku murongo, ntabyo kuvuga ati ndahagarara ndabireka. Discipline rero yireke ihoreho, identity yawe ibe ihamye. Success uzazibona nubwo zatatangira aka kanya, ariko mu minsi iri imbere success ya long term uzayibona. Success izahoraho. Niba atangiye kubona inyungu ugakomeza ukabikomeza, niyo yagabanukaho gato, ariko intsinzi uko byagenda kose uzayigeraho. Rero tangira uno munsi urebe ikintu kimwe ugiye gukora, hitamo cya kindi kiri weak, utangire na micro action ya buri munsi. Cya kintu kiri hasi utangire ugikore buri munsi, uhore ukora utuntu dukeya buri munsi. Ushireho tracking system, urebe progress buri cyumweru, ntukarebe progress buri munsi, kuko byatuma ubona nta mpinduka ugacika intege. Ariko ibintu y'ubirebye byibura nko mu cyumweru, there is some changes. Hari tuntu tuba tugenda duhinduka. Reba challenges zawe rero nk'amahirwe yo gukomeza, nturebe challenges nk'amahirwe yo guhagarika bya bindi watangiye. Tangira gutekereza kuri long term impact, si momentary, si ibyako kanya. Tangira urebe ibintu mu gihe kizaza. Discipline ntabwo ari ikintu cya moment, ahubwo discipline ni lifestyle. Rero iyo yitoje ikakujyamo ukaba disciplinary person, identity yawe irakura, confidence irakomeza ikaba expanded. Ubuzima bwawe buragenda burushaho gutera imbere.
master your discipline, also master your life in a long term. Master your discipline, master your life in a long term.